umwana yatatse ngo amasaha ane banga kumukuramo, agera n'ubwo babwira ati mwanciye amaguru ariko mukankuramo singe mwapfuye nabi koko ndapfuye. Bifashije tingatinga abaturage n'abayobozi mu karere ka Ngororero uwo bari gushakisha kuva tariki 31 z'ukwezi kwa 10 gushize wagwiriwe n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro cyacukuragamo kompanyi yitwa Rwanda Limited mu murenge wa Bwira n'ubundi muri aka karere ka Ngororero. Ni Habimana Gilbert w'imyaka 24 y'amavuko wo mu murenge wa Muhororo. TV na Radio 1 bihageze abayoboraga iyi kompanyi bakanakoresha abacukuraga amabuye y'agaciro aha abarimo Kanyamurinja Dogene na Jean Bosco Bizimana badahari na telefoni zabo ntibazifata. Icyakora hari ukutavuga rumwe kw'abaturage n'inzego z'ibanze. Abantu bari baciye mu ndani y'ubuhumekero bw'indani yari isanzwe ikoreshwa ariko mu buryo butazwi, bari baciye inyuma abasekirite b'iyi kampani. Uwo ni umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Bwira Rufosi Nzabakurikiza. Raporo inzego z'ibanze zikora muri aka gace zatanze ngigaragaza ko uwagwiriwe n'ikirombe ari mu baciye muri humye abarindaga iki kirombe leta yahagaritse, ariko abemeza ko bakoraga muri iyi kompanyi n'abahaturiye bavuga ko ibyo ari ibinyoma. Kugeza ubu na nyiri ikirombe ntaragaragara. Ubwo namaze kumva nanjye ubwanjye Hategekimana Jean Pierre kuko uwo mwana ari uwacu. Ejo mbwira ubuyobozi ntumva itangazamakuru ryatangajwe no kuri radio bigahita byagaragaye ko umuntu ari urubwa barimo kumutera kandi yari afite company akorera, none uwo mukoresha wamukoreshaga none ntarimo kugaragara, none baravuga ko yari yagiye kwiba kandi ataragiye kwiba. Icyo kintu nakivuze gitifu ahari n'ubuyobozi bw'akarere bwose buhateranye. Bahise bambwira ngo muze ngurimo kutubwira amagambo menshi ngo ntabwo tubyumva ibyawe, bahita bashyiramo amapingu. Nawe ntukifuzo dufite nuko umuntu wacu aboneka tukamushyungura mu cyubahiro, wa muntu nawe akazabona impozamarira. Umurungi Jacqueline avuga ko ikirombe cyaguye nawe ari mu ndani hamwe n'abandi 5 bari gutunda imicanga irimo amabuye y'agaciro. Rwanda mine no yari yabahakaze na akazi twinjiraga saa moya tugataha saa 11. Ubwo nyine bamwihakanye natwe badushyize hasi, ubwo nyine natwe twaba turagizamu nkabo ubwo twari turi kumwe. Ibyapa se n'ibihari ni kampani twakoraga tugahembwa ku gatandatu kandi umwenda wa kampani yari awambaye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwira Arufosi Nzabakurikiza avuga ko akomeje ibikorwa byo gushakisha uwo wagwiriwe n'ikirombe. Uko mu bisanze uyu munsi ni wa gatatu tukaba turi kurwana no kugira ngo turebe ko twamukuramo. Rwanda Limited yambuwe uruhushya rwo gucukura amabuye y'agaciro mu murenge wa Bwira ihabwa amezi 3 yo kuba yamaze kwakura ibikorwa byayo, ariko abaturage bavuga ko yakomeje kubaha akazi ko gucukura binjira mu ndani, ngariyo mpamvu uwaguyemo kompanyi yahise imwihakana. Niba kompanyi yarambuwe uruhushya igakomeza gucukura, bisobanuye ko yakoraga ubucukuzi bunyuranye n'amategeko. Hasesenguwe ibiri mu itegeko rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri, cyane cyane mu ngingo ya 63. Iyi kompanyi ihamijwe n'urukiko gucukura nta ruhushya. Bimwe mu byo yahanishwa harimo ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 60.